Muraho neza nshuti bakunzi ba Jado Artist Official Art and Tailoring. Turabasuje cyane. Uyu munsi ngira ngo muri kubibona. Umunsi mwiza cyane, umunsi twishimiye, umunsi buri wese ari gutekerezaho. Twabateguriye ikiganiro cyerekeye urukundo nk'uko insanganyamatsiko iba kuri iyi YouTube channel ibivuga, urukundo ruganze iteka mu bantu. Njyewe rero utangiye mbasuhuza, amazina yanjye nitwa Pasi, ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado Artist. Wowe witwa nde? Ikaze ku kiganiro. Nk'uko rero natangiye mbibabwira, insanganyamatsiko iragira iti umunsi mukuru w'abakundana. Ese nk'uko tubivuga ubundi ku munsi wa mbere w'urukundo, wowe wibuka iki? Nibyo bajije? Ndakubajije. Nshuti bakunzi ba Jado Artist Official Art and Tailoring, mbanje kubasuhuza nanjye mu izina ryanjye bwite ndetse n'umuryango wanjye. Umwe turi kumwe hano, madamu we yabasuhuje, ariko buriya umuryango bari mugari ugizwe na papa na mama n'abana. Ndabasuhuje rero ku bw'abana bacu batari ahangaha, nabo mwumve ko babasuhuje. Mu by'ukuri rero ngira ngo murabibona ko dukeye, murabibona ko dusa neza. Wow. Abari muri kubibona neza hano ku ma t-shirt yacu, mukurikije ibirango muri kubonaho, muri guhita mwibwira ibyo ari byo. Handitse Happy Valentine's Day my be. Be wanjye mvuga rero n'uyu nguyu. Hanyuma rero nk'uko mubyumva, uyu munsi ni Saint Valentin. Saint Valentin, impamvu twahisemo gukora iki kiganiro ku munsi nk'uyu ni ukugira ngo tuganire ku by'uyu munsi wa tariki 14 z'ukwa kabiri uvuze nyirizina. Nta kindi rero uvuze, ni ibikorwa by'urukundo. Uyu munsi niwo abantu bibukiraho ibintu by'urukundo muri make bibahuza, bituranga, haba ku bakundana ari abafiyanse, haba se ku bari mu ngo. Uyu munsi ufite icyo uvuze gikomeye mu bintu bijyanye n'urukundo. Mwebwe rero mufiyansanya, ufite gufata fiyanse wawe ukamujyana ahantu nko kuri bare, kuri hoteli se, ku mazi se, bitewe mbega cyangwa ahandi nk'aha bitewe n'ubushobozi ufite. Twe twahisemo rero kwiyizira muri iri shyamba. Murabibona ni ishyamba ryiza, ni ishyamba. Icyo bisobanuye, yego, suko ari ubushobozi. Twebwe twahisemo aho dukunda natire. Natire ni nziza cyane, haba harimo akayaga kazana impumuro z'ibiti bitandukanye, haba harimo amajwi y'utunyoni, haba harimo n'ibintu byinshi, utwatsi twiza. yego. So twihuse rero, ku munsi nk'uyu abantu bari muri fiyansaye nibo bagomba kureka imirimo imwe n'imwe bari barimo, bakajya kunoza urukundo rwabo. Uyu munsi uba ari ibitagenda neza bakabikosora, ibigenda neza bakabyongera kugira ngo urukundo rwabo rukomeze rukure. Ariko simbashutse ngo mureke imirimo murimo, kuko akazi nibwo buzima. Ahubwo ushobora gusanga nanone uyu munsi wenda wagonze iminsi y'akazi kanyu, mukaba mwana bivuga muti reka twebwe tubyimure, wenda tuzabifete
muri weekend nabyo birashoboka cyane rwose, biterwa n'ubwumvikane n'uburyo muganira n'uburyo wenda mubyumva, kuko ubundi umunsi w'urukundo ntabwo ushira. come on Urukundo ruhoraho iteka, biterwa n'abarwimitse. yego Buriya ikintu iyo wagihaye umwanya ukavuga uti uyu munsi reka tuvuge nubwo wabaye uyu munsi nkaba ntabonetse ku mpamvu z'akazi, reka nkwimurire ku wundi munsi, waba ku bukeye cyangwa nyuma y'iminsi 3, ariko uwo munsi twembi tukumva ko uwo munsi wagize gute wabayeho. Ukibuka wa munsi umbaza izina witwa nde ko nagukunze nanjye ndi kwivuna. Umunsi twahuraga bwa mbere. Ibyo bintu ari ingenzi mu buzima, kuko hari akantu gahinduka, kabone n'iyo ryaba ari ikosa ryabaye ku mugoroba, ako kantu iyo kaje ukanyibutsa ariko burya urya munsi wambazaga izina umbwira uti ndagukunda, koko warankundaga, garuka n'ubundi wongere umere nk'ari wa munsi wa mbere, bityo nyine urukundo ruganza iteka. Yego uvuze ibyo rukundo, duhora bwa mbere nkubaza izina, reba ku rutoki mbona, ariko twabivuganye ariko gusa impeta ntabwo arizo zubaka, nta nubwo ari nazo zisobanura urukundo. Icy'ingenzi ni ukuba twebwe tuzi ibyo turimo. Hanyuma rero twari tutangiye tuvuga ku bantu bafiyansanya. Yego. Ubwo twihuse cyane twagera no ku bantu babana mu rugo nk'umugore n'umugabo, nk'umuryango nyine. Bajya bavuga ngo ntazibana zidakomana amahembe, ariko ku munsi nk'uyu ya mahembe mwakomanye mugomba kwicara mukarebera hamwe muti se ni iki cyatumye ubundi ihembe ryanjye rikomana n'iryawe. Tugize amahirwe byaba ari ibintu byakosoka bavandimwe, ariko binanze mbagira inama, aho kugira ngo umuntu yicane n'undi, wafata umwanzuro ukavuga uti iki kintu niba kitazakosoka. Abantu bajya bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito, ariko buriya n'urugo rubi rwaba ukuzimu cyane. Aho kugira ngo rero ibintu ugiye gushaka uzi ko bizakubera ijuru rito, aho kugira ngo bikubere ukuzimu, wabivamo, urabireka. Uwo muvandimwe ukamurekera ubuzima bwe, nawe ukakurekera ubwawe, ariko ntibivuze ngo niba mudashoboye kubana mu rugo nk'umugore n'umugabo, ntabwo bisobanuye ko mugenda buri umwe wese aserereza mugenzi we, amuha amazina mabi, amuharabika ibyabaye n'ibitarabaye. Oya, uyu muntu ntimushoboye kubana, ariko hirya hari uwawe ugutegereje muzabana bigakunda. Hirya nawe hari uwe umutegereje bazabana bigakunda. So bibaye byiza umwe yagenda agashakira ahandi n'undi agashakira ahandi, byaba by'akarusho mukajya mutumirana mu birori byanyu, mu bukwe bwanyu. Wenda hano muri Afurika ntabwo biba byoroshye, kuko umuntu wafashe umwanzuro wo guserereza mugenzi we ati cyambaniye gutya, cyari iki n'iki, mbega ukamwambura rya zina ry'umuntu ugatangira kumwita ikintu. Uwo muntu ntabwo nzi neza ko byakoroha ko wagira event runaka ngo umutumire. Ubivuze neza. Yego. Kuko buriya iyo haramutse habayemo icyo kintu, umwe agahindura undi icyo atari cyo, kandi mu by'ukuri mu buzima busanzwe ku kantu katarazamo mwari sherishushu hani switi n'ibindi, icyo gihe haba hajemo ikindi kintu, kuko bajya bavuga ngo aho kugira ngo ukora ikosa wabibonye neza ugakora ikosa ubizi, fata umwanzuro. Uriya mwanzuro uba ari uwa kigabo, aho kugira ngo ukore iryo kosa ryo guhindura umuntu icyo atari cyo, ejo hazamo ikindi kintu. Umunyarwanda yaravuze ngo akiziritse ku muhoro
gasiga kawuciye karawuca karawuca neza. Buriya rero kubyumva iryo jambo ririmo inyurabwenge. Kugira ubyumve neza nyine bisaba gusobanura cyangwa gusobanukirwa, ukaba wafata umwanzuro. Ntabwo ari umuhoro ubundi urebye baba bavuga, ni ikinyarwanda. Ni ikinyarwanda. Wowe wakuri iki kiganiro urabyumva ute? Kanda subscribe, ushyire igitekerezo cyawe muri komenti, ukore share, ubundi urukundo rukomeze ruganze iteka mu bantu. Bakunzi ba Jao Jado Artist Official Art and Tailoring, reka dusubikira ahangaha agace gakurikiyeho tuzaza tubabwira uburyo noneho umuntu yakitwara cyangwa yakifata igihe habayeho impamvu yo gutandukana, ku bantu batahuje imico imwe n'imwe. Tubabwire haba ku bagabo, ingo zibanye, abagabo n'abagore, ndetse na ba bandi bakiri muri fiyansaye. Tuzaza tubabwira imyitwarire ikwiriye kubaranga, buri umwe mu cyiciro cye. Yego. Ciao ciao, hasta la vista.